mbanje kubasuza abakunzi ba Shani TV Promotion nk'ibisanzwe ni manager wa MG5 Group. Nkuko nababwiye impano zo nzazibazana zigiye zitandukanye. Uyu munsi nabazana impano ariko mbere ntaravuga byinshi ka subscribe like na comment na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho mu ba mbere. Yes, impano turi kumwe rero ni hano. Witwa nde? Urakoze cyane byose tutanere Kristera waba wiga? Wiga makangahe? Gama gatanu uhe? Niye mpano waba ufite muri rusange babwira abanyarwanda ese ni iki bakwiteze muri rusange? Yes, imbyino gakondo. Umuco nyarwanda urawuzi? Okay. Ese muri aka mwanya waje kubyina gakondo by'umwuga cyangwa se ni ukwishimisha kugira ngo nyine impano ikomeze kuzamuka? Ni iki wakora kugira ngo ni iki wabwira abadukurikiye? Ese ni iki wabwira kugira ngo ni iki bagufasha kugira ngo impano yawe ibashe kujya gute kuzamuka? Yes, urakoze cyane rero igihozo tutanahera aravuze ngo kugira ngo mu supporting support yakeneye ni subscribe like na comment kugira ngo ibintu kwese kumubyohe. Ese Teta tuzajya tubona utaha cyangwa tuzabona muri tradition? Byiza cyane. Ese mufite igihango mujye gusora muri no minsi cyangwa wenda muri gutegura? Urakoze cyane.